ndegera usiga wewe wabaye gute umva twinywere nibiri yantunze ngo guse waragendesheje pe imari ndayujuje Jennifer what? Jennifer my lover. Jennifer. Hey, don't touch me again in my life. Please forget it. Huh? Do you understand? What wrong, Jennifer? I said don't touch me ever. You, Jennifer? Me, Jennifer. Oh my God. You're good. Jennifer, I love you, Jennifer. Love you, Jennifer. So, if you love me, ahubwo wowe va kuri uyu mwanya please get out sinzi ariko niba uri kumva ibintu nkubwiye urumva pasite uretse nanjye na Saloma yashatse abagore nk'ibihumbi 10 nta muntu wamusuzuguriye mu rugo urumva yewe nta nubwo ntabwo nakwemera ujyakusha urumva Madame, ako mundi hano mwamwirushanwa ryo kurya? Hano mwamwirushanwa ryo kurya? Ugaburira umwana kwandi hano? Niko zana hano. Siko muteye sese uratiye kukareba kwidombo fi. Amasomo yagiye. None se niba akamenya kumana. Ariko mwana bigenda ariko mwana wadushubije. Ariko reka ndeke kwiheguza dusubiza n'umwana satani w'ubute. ahimbazwe kwanyanze iminsi myinshi ni iby'amasomo nawe waranyanze agatorokeye cyane ariko ikanzu ndende hagati aho baranambwiye ngo warakijijwe nibyo koko ko kimaje gucyurira
ha ni iyo kanzu mbese irantangaje nibura atarikora cyangwa se mini ha sha ibyo mbihaye iminsi mike ubyemukiridi iminsi mike rwose kuki abantu mwadutanze gufata agakiza rimwe mwaduca intege siko ntazi ko wambwira gutyo ngo ubihaye akanya gato ridura inshuti mbi natwe wambwira gutyo Karame. yesu shimwe Esa imbaza. mama akazi kakwishe Kanesha wiri wote. niyo neza urusengero Uvuye ku rusengero ndabibona. Imana ishimwe. Uriho neza. niyo neza ahubwo reka nitonde mufashe akazi Liza. Sawa. No. Izi sawa? papa nanagiye muri birthday y'undi mwana uzisura turare tugutegereje. nose nari kubigira gute papa Ntabwo ugomba kugenda wambaye gutyo. papa nose nari kwambara gute ngiye mu birori Umwana wanjye uzi ko ukomoka mu muryango ukijijwe. papa Soni papa habyara umwana ukora ibyo. Reba imyambarire yawe. Ntabwo ari umwana w'umwana. Nta muco. Turabona.
umutima umuntu wagize icyo umumbwiraho kuko witinya mugabo ukunda Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi irantumye ngo nkubwire genda ushyingiranwe n'uwo wakunze kuko urukundo umukunda rwaturutse ku Mana kandi ubyitwaremo neza kuko ubugingo bwe buri mu maboko yawe. Sharire koko nzamubona gute ko mukunda akaba atabizi nzamukura ese ngo mbimubwire koko n'ukuntu yigize umurokore apo bonye umuti Uri mali tabara ntihagire ugutanga imbere, uri mali rambura ukuboko ntihagire ubasha kuguhina.
ngatangira kumureba nawe koko. Charles, kuki buri gihe uko tuvuganye ubu mbwira nabi? Hari ikintu nagutwaye? Bamubaze. Iyo uje gusura umusore wambaye gutyo uba ugamije iki? Rwose nta kintu mba ngamije, ahubwo nakubwiye ko ngukunda kandi narinje hano kubishimangira kuko nta wundi umva ku mutima rwose atari wowe. Nta wundi ukuba ku mutima? Ni Yesu se? Reka nkubwire ndi. Ndagira ngo unyumve neza. Mfite umugeni Imana yamitiyemo. Uri kunyumva? Kandi nakubwira n'ubyumva. Ndabyumva ariko nanjye ndagukunda rwose. No. Wose wimbabariza umutima. Ya, izina rya Yesu. Shori, amakuru mbese neza cyane. Uzi ko umwanzi ni karibu. Mwashitse. None se Ni sawa. ko tuburanye? Reka sha. Amashuri arantwaye. Ndi kwandika igitabo. Kandi niga mu Burundi. Oh. Nanjye ndaho. Wakiriza iki se? Icyayi.
uzakumfuza nahamagaye kweli. Wese buriya usigaye utanga appointment. Urakeye. Nakora iki se? Egereze. Abandi bo ntibabibona. Gute? Subwo uzi ko Charles ngo agiye gukora mariage na Mwisa. Reka sha. Mbega ibintu byiza man. Byiza? Yego vrema. Ahubwo mbonye ubukwe ngiye kuzataha. Ni hatari. Ngo ubwo ugiye gutaha? Yego vrema. Mbega ndumva nawe ubyishimiye. None se nakora iki? Uriya mukobwa w'ikirara wananiranye kuriya. Njye nibaza ikintu Charles yamukundiye kikancanga. Byihorere biriya. Kandi shana nanjye Charles ndamukunda. Yo. Buriya waramukundaga? Iby'Imana rero bitandukanye n'iby'abantu. Ngo bitandukanye n'iby'abantu? Kandi icyo nzi cyo ni uko Charles adashobora gukora ikintu gitandukanye n'ubushake bw'Imana. Gute se? Umugisha wa Charles ni mwiza. Rya Yesu. Gomba gute? Njye ubwiye. Sikora nyawe mudayimoni ukisha havuye. Asoni. Urwo rw'umukozi w'Imana. Nakushimira inambaye nabi koko. Igino y'imyambaro yo kwambara ufite n'umukunzi. Oya. Menye ko nari muri salo. Ubusa bashyitsi baje cyangwa se abakoze mu rugo ugasanga wambaye ubusa buryo. Sheri menya ko turi kumwe twenyine. Nanjye narebye mbona nta wundi uhari ngo kwambara gutya. Sheri nawe ntugakabye ariko. Charles amaze iminsi ataboneka mu rusengero, hari imirimo myinshi yari arimo, ariko uyu munsi yatwandikiye avuga ko ashaka gushima Imana. Charles, Imana iguha umugisha, ni karibu ngwino ushima Imana ubwite Imana yagukoreye. Haleluya! Haleluya! Mbona mudashyushye. Nashaka mukiza rero cyane kugira ngo Haleluya! Ishimwe cyane. Uyu munsi rero nifuze ko nashima Imana imbere y'itorero kubera ko murabona imyaka mfite. Nawe nsaba Imana ko yazampa umugore nkunda, numva niyumvamo nkumva kabisa umutima wanjye urahamanye nawe. Imana irambwira uti umugore uzamubona mu itorero yaje gusa. Kubwo amahirwe Imana nkuko yabisezeranije wa mugore. Nagira ngo muri iki torero mwese umwiza n'abagorobe.
mwiza haguruka usubize itorero. Umugore wanjye rero uyu nguyu Imana yampaye ndajya ngumera Imana icyubahiro. Bari usubize itorero madamu Imana yampaye rwose usubize itorero. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Nibyo shimwe nashakaga kubabwira. Gusa Imana ibampera umugisha. Na madamu wanjye kandi Imana ikomeze umugisha. Sibyo sheri? Murakoze cyane. Reka dusome Imana. Sheri, wafite nziza wabukira hagana. Ntabwo wari uziko nagiye gusenga. Gusenga kugeza amasaha cyane. Mubaze bariya kugira ngo ejo usuzugure imbere y'abakirisitu mu rusengero bene kariya kageni babitewe n'igikoko. Ibyo ari byo kumbuza amasaha. Aya ni amasaha yo kuryama no kuruhuka. wagira ngo nta muntu simbizi nanjye ni agasuzuguro ni iki ese mwebwe kari bijuru ese wari uri he dukomanga uzira ko tumaze reka ntabwo nabumvise se ko mutishimye ni amahoro umva madamu ntega amatwi nyumve neza uri umugore muri uru rugo uri iki wazanywe n'iki waje kuza umusaranga umugore utabyara umwana wanjye urabona nakwihangana gukomeza gutunga umugore utabyara nta n'isoni umwiza ngwino garuka mama uswa kintu Charles ndagushaka ni mama wawe umugore yansuzuguye cyane ku buryo anasize yanze agakinga akajya mu nzu mbabaruza ndagukeneye cyane kandi umugore utabyara simushaka hanze hari abana bafite gahunda yo kubyara n'abagabo babo ntabwo wazana umugore akuza umusarane rero ngo mbyihanganire nkeneye umwuzukuru ntabwo nzava ntuzave mwana ntabwo nzahava ngomba kumukomesha umumenesheje akava muri uru rugo Charles akazana umugore ubyara pe Mashiri kuri kuzimya imyenda bigenze bite utambwira bigenze bite sheri ibyo mwavuga byose ndabyumva bigabakeneye umwuzukuru nawe mbora rero nigende sheri tuzi aho wazi imana yari umuntu azibyo imana itango byabo asigiye nasengeye cyose ko ntarabyara tuza rwose mbabare sibyo oya rwose urabona wansiga kweli nuko nsize sinzi hano nanjye sinzamajya kumutera
Ahora rwose tuzi sibyo uje gusenga imana tuyisaba umwana zawe bishimye Nibwo n'igihugu watubwira byose ni reka nanjye ntiyapfana. Imana niyo nkuru kandi Imana itanga urubyaro uyu munsi nzayisamba ariko mu gusenga imana bishimye wanjye ibyago byose wumvise Akoze ukuntu wantutse. wihangane karibu mwana sashi kutishimye niki kutishimye Misa uhagaze na papa hari kamubwira aza gusuhuza Yes, my daughter. Welcome. ariko mwana ko mbona waje wenyine ukaba utazanye n'umugabo kandi nkaba mbona ubabaye ni amahoro mbwira ni amahoro Ariko mami karame kabaza umwana buryo uyu ni ko abagore mukumbura ari niyo mpamvu yibye umugabo agira akazi kenshi ariko mu itorero ndetse nake ku giti cye ariko papa mwana wanjye ntabwo yishimye mfite ikibazo cye Ariko mama karame uratinya gukambaza gutyo iyo maze imyaka 2 ntarabona n'ungitama urumva njye nakwishima mama naguha ibintu agaciro ihangane uracyari mutoya Imana izaguha umwana n'umugabo wawe kandi ni mutoya wirira mama karame kugeza iki gihe uriya mugabo simushaka
cya kigali byo ni nziza ni nziza kabisa amazu abantu yabaye nziza cyane kuva sikunda kubwira siti tawa mataje usko wagira ngo yenda kuruta iburayi ubonye utayinjiraho urabona ikintu babonye ariko ubu ntakoze pe urugo ariko bari baraho urugo rwose bitewe n'ukuntu muri butare ntabwo nkabona sinjya nkabona n'ubu naje kubera kukwakira gusa kugira ngo mwereke ko tukiri inshuti ariko se bo sheri wanjye bite umuzungukazi wibitseho ubu ndamuzi pe sheri umwiza mwende kukubwira inde umwiza mwende kukubwira mwiza nyakatsi ntukisebye kandi nawe wamusebeje bob nta kibazo genda shaka nta makuru yose base wabuze okay nigeze guhura nawe ahantu sasi nirukamo telefone yanjye ngashaka gushyiramo nimero urazifite se ureba zifite kabisa ntabwo nanabikurikiranye n'ubu nimba ziri umwiza sinzi sinzi nimba arimo uraseka ndimo kumubona zirimo urazibona nizi ngizi nizi gusa imana imfashe gusa nsangire mwiza ukoze cyane sheri mbega icyumba cyiza sheri wari ucyaba mwiza cyane sheri kutazi mwana we mbega igitanda sheri kishimye ariko se sheri ndashaka ngo umbwire niki cyakwihutishije kikagushuka kigahita utuma ushaka umugabo vuba ariko mva Austin sikusetsa urabizi ibibazo wansizemo hagati ukambaza gutyo hari ikintu ushaka kubwira iki cyo ushaka kumbwira bebe ndatwite kandi ntwite inda yawe ngo ndatwite uratwite are you sure urambeshya uratwite yanjye inda yanjye nta wundi se urishimye aho ngiye mfite ububasha uratwite haguruka urambeshya haguruka ntawe uzi ubwo wayibona wakumva zishobora kushirira basebye akana kanjye bebe sheri ko uhindutse ubaye iki hano sheri mfite ikibazo iki wibuke ko anka ashaka kundihira amashuri yanjye nkayakomereza inyuma icyo nicyo kibazo ufite tuzajyana ariko si ubundi mbwira
umwana wacu angana ate umwana sheri urumva bari kunsiga inda nkayibyara Austin inda nayikuyemo sinari kwigumana gusa nuko yari impitanye si uravugisha ukuri gahunda zanjye zose zirampfubaye oya sheri ntabwo uzagupfa n'ukuri ndahari ibyo sheri urabona hari iki wararongowe wambikanye impeta wangikiye umwana ngo urahari mu mbeki toka toka sheri nukuri ndagukunda nta kundi nari kubigenza Honey. Sheri. Kutambwiye ko bwakeye. Zaha amasaha ageze. Akushe kuki utambwiye. Uya sheri buri umusheri mbabarira n'ukuri kw'Imana uzahana amasaha ageze. Oya sheri. Oya sheri kugenda. hakoreye umusezege Sheri mbabara aho gubyuka umerekeze. Sheri warugabo ruranyica icyo nzi cyo. Izi byabo nkarusangayo sheri. Bana yanjye ubuse ntibavuye gusenga. yamugiye gukora inka mu bintu wallah Handika. waje ukansesa Oya. No. Aho byuka ninjye njyamo mbaza nsekure. Ciao. Go. Mama, sheri bye. Niba byanze bigende. Sheri. Ciao. Aho bye. Sheri. Bye. Bye. Love you. Love you too. Mwah. Incident. Bizi urwo numfashe Imana ndabona nabuze n'ahonze. Kera yahise ishaka.
ubona bihagaze mu rusengero gusa ashaka ingurube umunsi ndumva Chérie, kwirute. Chérie. Furana imiki. Urase nderekwa ntabwo n'ikibirimo ntabwo nerekwa. Ntabwo ufite n'amatsiko yo kureba niba icyo nakuzaniye ngo narebemo. Ndabizi atari igitabo cy'indirimbo wari bibi. Reba. Nakuzaniye rwose. Ibintu wafantiye kureba. N'ibyanjye se cyangwa? N'ibyawe. Ibyo nawe wabigishijwe nande. Oh, chérie, sanzwe bikora. Nawe ugiye kuba umugabo? Wamenye uko bakundana se? Nta kibazo. Ahubwo reka njya kurya kimwe. Umushere mva mubwire, rero kugenda. Ari nshaka tuvugana gato. Chérie. Ushize ntazi ko nanafashe iminsi 3 yo masengesho. Wari umushyitsi waza aha ngaha saa sita z'ijoro ashakura ko duhari asanga tudahari abakozi bamubwira ko twese tutari hano shira uragiye muri iryo joro Shiri iyo ubona tumaze imyaka 2 tubana ntarabona akana kanyita mama Shiri wumva ntababaye Shiri buri gihe ugenda iminsi 3 wihaye amasengesho nanjye nafashe mu mwishe kugira ngo Imana itwumve vuba urumva naterera iyo ngewe umugore wa pasiteri nanjye nkaterera sinsengesheri Imana ntabwo yatwumva nega nyine akana Sheri urumva atari Sheri nanjye nkwiye gusenga cyane Imana itwumve Sheri babarira mbabarira nimba kukomerekeje nkomerekeje cyane ariko wumva ntababaye njyewe mbabarira rwose ni ikibazo ariko ujya umenya ko mbabaye iyo nafite akana renga nanjye ntabwo uretse madamu wawe n'umuryango wawe natwe tuba tubona ikibazo mufite niyo mpamvu wemba nakwiyambaje kubera ko niwe nshuti yo kwizerwa mfite inama rero ngewe naguha ifatika kuruta izindi urabona wategereje Imana mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye warategereje ntabwo birimo bisohora kandi hagati yawe n'umudamu harimo ipfunwe ry'uko ashobora kuba ari wowe ufite ikibazo cyangwa ari umudamu ufite ikibazo igisigaye rero fata umudamu wawe umujyane kwa muganga mwipimishe mutange ibizami tumenye ukuri aho guherereye ibintu bisobanuke ndumva ariyo nama nakugira ngewe hanyuma tugategereza Imana ariko tuzi n'ukuri kw'ibyo binaho kuri ibyo pe inama niyo rwose kabisa kandi Uwiteka Imana gushyigikira Yesu rero kandi Yesu ashoboye byose ndetse anatubwira kugira ubwenge muri byose yes umwe n'imyenda uyifure umuntu yifure ariko we wibonyemo iki igihe cyose nakwihorereye urumva njye ndi ndavuze ngo ubifure
umva unyibeshaho cyane ntayo mfura ahubwo yifata ugenda ndavuze ngo urayifura nyisange yari ku mugozi umva ushobora kunyitiranya cyane ntayo mfura ubimenye neza ubimenye wanyifatiye neza ndavuze ngo urayifura hani mu rugo rwa musaza wanjye igihe cyose nakwihorereye nawe ugatinyuka nta soni iyo mubuze abagabo muza guhagira mu rugo rwanjye wowe wamubonye byakumariye iki naba nanjye ndamufite warabyaye turabibona naba nanjye ndurimo njyewe ngo ntabwo yifura ngo ntabwo ugira gute ngo ntabwo ugira gute ngo ntabwo ugira gute ntabwo ugira gute ndakubwira ngo ntayo mfura ndakwereka mu kawugiye n'imana ndayifura ugire vuba ahubwo uretse mu byishimo ikigabo cyawe umugabo ndavuze ngo n'utayifura umwe nurara muri iyi nzu ndakubwira ahubwo wowe nurara muri iyi nzu nawe nitwa biju umugabo wanjye nadahitamo kukwirukana nawe sinduraramo umenye ko hari umugore mwiza nta soni hagarara ariko